nzabarare koko sha ibi ntago byaba nze nkwereke hasi inkwi nuko zibaragura gusa umuntu akabona ukuntu ateka ndi muzima cyangwa ziko ndi kubona ibintu bidahari ese ni inzara gusa iri gutuma mbona ibidahari cyangwa nuko ari inzara kanze mbanze yiteretse neza wasanga nakirebaga imirari wasanga narebaga imirari nkabona ibidahari sha ibintu nabonaga bikagenda Emisi maze ndamwigikuna ariko mana Yesu nijuru ewe uyu munsi ndakivunira umuheto ndagiha nyina ko turwanye kwiza ubwo ntabwo nyirwashize uziko ndi kwasanga abantu umuntu ndi kujya kwasanga abantu umuntu w'inzobe uryamye imbere yanjye ariko gwaraga mu mutwe wagira ngo nyoko yarapfugira ihungabana shishwa hangaho uje kunyereka ibyo uri kwigana tugende uje kureba ngwino tugende ngwino ntuwirebere ngende kujya kwasa igiti nkabona umuntu w'inzobe hano akira nawe asurebere akira nawe wiyasiriza urebe ubwo hari umuntu ngende kuba nyimanika gutya nkabona umuntu w'inzobe dede abagabo barapfurangije ugikwino mano we nize bikubagamo gusa ubu aha hantu hari umuntu gira mbe nshaka ukuntu niyirukira ninda mubona ndeheje imirimo yaje nari ndimo gira vuba se urebe nyine ndakumena aje aha hantu hari umuntu uko cyane kwa gama wagize ukareba se manika ishokore kutareba nganyiraze iwe gafu n'umuhetsi arihe ariho umuntu uvuga arihe wa undi nabonaga arihe wagifini iwe hano reka ngenze mbikora urebe wowe nuko wenda atari wowe ngaho bikora ko narumiwe yewe ibyo abazimu wanyu bagukuhiye mahari nagagarutse hose ubwo uzamarike muri uru rugo katagarutse hose none se ari he nyine uri kumubona nuko uhari ndetse ngende njyenyine ko namubonaga ari he nyine ni njyenyine namubonaga uwo muntu se yarameze ute sigaho se uwo muntu yarameze ute umuntu w'inzobe namwiboneye ndizwa nigere mu mirimo yanje ubwo urukundo kutagwasura mbona gwase vuga umuntu aje no kwishashira ateka igikuru nabuze ubwenge se cyanasaze uri ubwo agiye kanze ndebe nimba wasanga ari inzara se buri hara iwagiye no kunkubita we urubona no kweza bakaruka mu izina rya Yesu